utuyobora inzira yo gukiranuka, kandi niwe utumenyesha ubwiru Imana Data. Umwuka wera niwe utuyobora inzira yo gukiranuka, kandi niwe utumenyesha ubwiru Imana Data. Umwuka wera niwe utuyobora inzira yo gukiranuka, kandi niwe utumenyesha ubwiru Imana Data. Kandi niwe utumenyesha ubwiru Imana Data. Kandi niwe utumenyesha ubwiru Imana Data. Yesu ashimwe cyane, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri aho kandi mumeze neza, Imana ibahe umugisha kubw'uyu munsi. Mwaramutse neza, ni Reverend Dr Serene ubasuhuza kandi ubakira muri gahunda y'iminsi 30 yo gukira. Nta kindi rero tugamije ni ukumva ubutumwa bwiza, no kumva ijambo rikiza ryo kugira ngo rifashe umuntu wese urikeneye kandi rituyobore. Ijambo rikiza rero ku itariki ya 25 Kanama riravuga ngo Imana iri kumwe nawe ngo ukore ibyiza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10 ku murongo wa 38 haravuga ngo nicyo byatumye Imana isiga Yesu w'i Nazareti umwuka wera w'imbaraga n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Nibyo byatumye Imana isiga Yesu w'i Nazareti umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Ushobora kwibaza niba ubuzima bwawe bushobora kugira icyo buhindura mu isi irimo abantu benshi bababaye kandi bakeneye ubufasha. Yesu yagendaga agirira abantu neza kandi agakiza abatwazaga igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Ibyiza yakoraga byagaragaraga imbaraga z'umwuka wera n'uburyo Imana yakoreraga mu buzima bwe. Ntugasuzugure ibyiza Imana ishobora gukoresha ubuzima bwawe gukora. Reba abantu bari hafi yawe kandi ubagirire neza, ubafashe, ubasabire kandi ubahumurize. Imana iri kumwe nawe gukora ibyiza. Reka kwizera kwawe kugaragarire mu rukundo no mu bikorwa bizanira abandi ubufasha, ibyiringiro no gukira. Turi mu ijambo rikiza rero Kanama ku itariki 25 aho turi kureba ijambo rikiza kandi ijambo ryo kugufasha. Umutwe w'ijambo ry'uno munsi rero ukavuga ngo Imana iri kumwe nawe ngo ukore ibyiza. Imana iri kumwe nawe kugira ngo ubashe gukora ibyiza kandi ukore ibitangaza mu buzima bwawe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ngo nibyo byatumye Imana isiga Yesu w'i Nazareti umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10:38. Hari igihe umuntu yibaza niba ubuzima bwe bufite icyo bumariye abandi. Muri iyi si yuzuye imibabaro, akarengane, ubwigunge n'ibikomere, ushobora kumva ko ibyo ushoboye gukora ari bito cyane ku buryo bidahindura ubuzima bw'undi muntu. Ariko Imana ntipima agaciro k'umuntu hashingiwe ku butunzi, ku cyubahiro cyangwa ku myanya afite. Ipima ubuzima bugaragaza urukundo, impuhwe n'ineza byayo. Yesu Kristo ni urugero rwiza rw'ubuzima bwo gukorera abandi. Aho yanyuraga hose yazanaga ibyiringiro ku bihebye, agakiza abarwayi, agahumuriza abafite imitima imenetse, akababarira abanyabyaha kandi akabohora abari baboshywe na Satani. Ibyo yakoze byose byaturukaga ku kuba Imana yari iri kumwe nawe. Uyu munsi Imana irahamagarira buri mwizera gukomeza uwo murimo nk'uko yari iri kumwe na Yesu.
niko iri kumwe natwe kugira ngo tube ibikoresho by'ineza yayo aho turi hose. Igice cya 10 cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni kimwe mu bice by'ingenzi byahinduye amateka y'itorero rya mbere. Mbere y'icyo gihe ubutumwa bwiza bwari bwarabwirijwe cyane cyane Abayahudi, ariko Imana yashaka kwereka itorero ko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo kagenewe abantu bo mu mahanga yose. Imana yahaye Petero iyerekwa ryamwigishaga ko atagomba kwita abantu bamwe nk'abanduye cyangwa badakwiriye kwakira ubutumwa bwiza. Muri icyo gihe kandi umutware w'ingabo w'Abaroma witwaga Koroneliyo yari umuntu wubaha Imana, ukunda gusenga no gufasha abakene. Yabonye marayika amutegeka gutumiza Petero. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 23. Petero ageze iwe yahise amenya ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo yakira umuntu wese uyubaha kandi agakora ibyo gukiranuka. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10:34-35. Mu kubwiriza kwe, Petero yavuze muri make ubuzima bwa Yesu ati: nibyo byatumye Imana isiga Yesu w'i Nazareti umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Byakozwe n'intumwa ibice 10:38. Petero yerekanye ko ibyo Yesu yakoze byose byaturukaga ku gusigwa kwa mwuka wera no kukuba Imana yari iri kumwe nawe. Ubu butumwa bwabwirwaga Koroneliyo, abo mu rugo rwe n'abandi b'abanyamahanga bari bateraniye iwe. Bwerekanaga ko Yesu ataje gukiza Abayahudi gusa, ahubwo yaje gukiza abantu bo mu isi yose. Petero akiri kubwiriza, mwuka wera yamanukiye ku bantu bose bumvaga ubutumwa. Bigaragaza ko Imana yamenye abanyamahanga nk'abana bayo. Byakozwe n'intumwa ibice 10:44-48. Abantu ba mbere basomye iki gitabo bamenye ko umurimo wa Yesu wari uwo kwerekana ineza y'Imana ku bantu bose. No muri iki gihe iri jambo ritwibutsa ko natwe duhamagariwe kwerekana Kristo aho turi hose. Nk'uko Imana yari iri kumwe na Yesu, niko iri kumwe n'abayizera kugira ngo bazane ibyiringiro n'urukundo n'impuhwe, gukira n'ukuri mu isi ikeneye Imana. Amagambo Imana yasize Yesu w'i Nazareti umwuka wera n'imbaraga atwereka ko Yesu yakoze umurimo we ku isi ayobowe kandi akomejwe na mwuka wera. Ntiyishingikirije ku bushobozi bw'umubiri, ahubwo ku mbaraga zituruka ku Mana. Amagambo akagenda agirira abantu neza, avuga muri make ubuzima bwose bwa Yesu. Aho yanyuraga hose yakoraga ibyiza, yigishaga ukuri, akiza abarwayi, agaburira abashonje, ahumuriza abafite agahinda kandi akabohora abari baboshywe na Satani. Ubuzima bwe bwose bwari ubuhamya bw'ineza y'Imana. Amagambo agakiza abo Satani atwaza igitugu atwereka ko Yesu yaje gusenya imirimo ya Satani no kubohora abantu mu buryo bwose, mu mubiri, mu mutima, mu mwuka no mu mibereho yabo. Amagambo kuko Imana yari kumwe nawe agaragaza ko Yesu, isoko y'ibyo Yesu yakoze byose, bituruka nyine ku kuba yari kumwe natwe. Imbaraga zizaturuka ku kubana n'Imana. Natwe dushobora gukora ibyiza atari kubera ubushobozi bwacu, ahubwo kubera ko Imana iri kumwe natwe. Iri jambo rihuzwa n'andi menshi yo muri Bibiliya. Yesu yavuze ati: nk'uko Data yantumye, nanjye ndabatumye. Yohana 20:21. Yongeye asezeranya ati: dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Matayo 28:20. Pawulo nawe yaranditse ati: ni Imana ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mu Bafilipi ibice 2 ku murongo wa 13. Imana ishimwe. Kubaho kw'Imana muri twe niko kudushoboza gukora ibyiza. Gushyira mu bikorwa iri jambo, ntupfobye iby'Imana ishobora gukoresha ubuzima bwawe gukora. Ijambo ryiza, isengesho, kubabarira, kugira ubuntu, gusura umurwayi, gufasha umukene cyangwa guhumuriza uwacitse intege bishobora kuba uburyo Imana ikoresha kugira ngo ihindure ubuzima bw'undi muntu. Saba umwuka wera buri munsi kukuyobora no kugufasha kubona abantu bakeneye ubufasha. Jya uba amaso ku bafite imibabaro, abihebye, abarwayi, abakennye cyangwa abakeneye ijambo ribubaka. Reka ubuzima bwawe bube indorerwamo y'urukundo rwa Kristo mu rugo rwawe, ku kazi, ku ishuri, mu itorero no mu muryango mugari. Ibuka ko gukora ibyiza atari ugushaka gushimwa n'abantu, ahubwo ari ukugaragaza imico y'Imana. Buri gikorwa cy'urukundo gikozwe mu izina rya Yesu gishobora kuyobora undi muntu kuri Kristo. Ikirenze byose, ujye wibuka ko Imana iri kumwe nawe
Umwuka wera wasizwe kuri Yesu atuye muri buri mwizera. Ntutinye gukorera abandi, gusenga, kubabarira, guhumuriza cyangwa gufasha. Imana izaguha imbaraga zo gukora imirimo myiza yaguteguriye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Reka turebe ibibazo byo gutekerezaho uno munsi, tubirebe icyo bivuga. Ninde Imana ishaka ko ugirira neza uyu munsi? Ninde uri hafi yawe? Ese ureka Mwuka Wera akayobora ibikorwa byawe bya buri munsi? Ninde uri hafi yawe ukeneye guhumurizwa, gusengerwa cyangwa gufashwa? Ni gute ineza y'undi muntu yigeze ihindura ubuzima bwawe? Ni uwuhe murimo mwiza Imana iguhamagarira gutangira uyu munsi? Reka dusenge. Data wo mu ijuru, ndagushimira ko uri Imana nziza kandi uri isoko y'ibyiza byose. Mwami, urakoze kuko wohereje Yesu Kristo kugira ngo atwereke urukundo rwawe, impuhwe zawe n'imbabazi zawe n'imbaraga zawe zikiza. Twebwe turarwaye, twebwe dufite amarangamutima yangiritse, ariko tuzi kukiza. Urakoze kuko binyuze muri Mwuka Wera ukomeje gukorera mu buzima bw'abakwiringira. Mwami Yesu, urakoze kuba warabaye urugero rwiza rw'ubuzima bwo kugirira abandi neza. Nyigisha kugenda nk'uko wagendaga, gukunda nk'uko wakundaga, kubabarira nk'uko wababariraga, no gukorera abandi nk'uko wabikoraga. Reka ubuzima bwanjye bugaragaza imico yawe mu magambo, mu byemezo no mu bikorwa byanjye byose. Nyuzuza Mwuka Wera bundi bushya. Unsiga amavuta y'ubwenge, impuhwe, kwicisha bugufi, ubutwari n'imbaraga. Fungura amaso yanjye mbone abakeneye ubufasha, amatwi yanjye yumve abarira ubufasha Mwami babukeneye. Kandi ukoresha amaboko yanjye mu gukorera ababikeneye. Ngira igikoresho cy'amahoro yawe, Mwami wacu. Ngira igikoresho cy'amahoro yawe, urukundo rwawe, gukiza kwawe n'ibyiringiro byawe aho nzajya hose. Ndasengera ubuzima bwanjye bw'umwuka, ongera ukwizera kwanjye, nkunda ijambo ryawe kurushaho, unyigishe gusenga ubudasiba, kandi unyuzuze Mwuka Wera. Mfasha kugendera mu kumvira. Mwami Yesu, umfashe ngendere mu kumvira no kwera kugira ngo ubuzima bwanjye bubone kuguhesha icyubahiro. Ndasengera umuryango wanjye. Reka ineza yawe yuzure mu rugo rwacu. Twigishe gukundana, kubabarirana, guterana imbaraga no gukorerana twicishije bugufi. Rinda buri wese muri twe kandi utume urugo rwacu rugaragaza ukubaho kwa Kristo. Ndasengera ubuzima bwanjye, komereza umubiri wanjye, ongera imbaraga zanjye, kiza indwara zose, ukureho ubwoba, guhangayika n'umunaniro, kandi unyuzuze amahoro n'ibyishimo bituruka kuri wowe. Mpa imbaraga zo gusohoza umugambi wanteguriye. Sengera akazi kanjye, umurimo wanjye, amasomo yanjye, ubucuruzi bwanjye n'inshingano zose wampaye. Reka ibyo nkora byose biheshe icyubahiro izina ryawe, kandi bibe umugisha ku bandi, mu budahemuka, ubuhanga, ubwenge, ubuntu no kwihangana. Mwami, ngushyikirije n'ibyo ntunze byose, umugisha umurimo w'amaboko yanjye, maze ibyo nkeneye byose, kandi unyigishe gukoresha neza ibyo umpaye. Fasha kugira ngo umutima utanga no kuba umugisha ku bandi nk'uko nawe uhora umamigisha. Nkweretse ejo hazaza hanjye, nyobora aho ushaka ko njya, fungurira inzugi zose, imiryango yose waneguriye, kandi ufunge izitari mu bushake bwawe. Fasha gusohoza imirimo myiza waneguriye no kubaho ubuzima buzana icyubahiro ku izina ryawe. Urakoze Data kuko nizeye kuri kumwe nanjye kugira ngo nkore ibyiza aho nzajya hose. Reka kubaho kwawe kugaragarire muri njye. Reka ubuzima bwanjye buzane gukira, ahari hari uburwayi, ibyiringiro, ahari hari ukwiheba, amahoro, ahari hari amakimbirane n'urukundo, ahari hari urwango. Ibyo nkora byose biheshe Kristo icyubahiro, bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muhabwe umugisha mwebwe mukurikira ijambo ry'Imana kandi ribafashe.